E, bahaye ikaze nanone rero twinjira mu mwanya mwiza wo kumva ijambo no gusenga. Rero topic y'uyu munsi navuga mbere y'uko wenda navuga topic cyangwa se teme cyangwa se umutwe w'ijambo turi busengeremo no munsi, kuko ijambo ni inkota ityaye niko Bibiliya itubwira, kandi iyo uryizereyemo ubona ubuzima bugenda buhinduka. Ni byiza rero gusengera mu ijambo, ariko ndagira nkubwire ijambo ryiza, ndagira ngo ngutangarize inkuru nziza muri aka kanya ukigera ahangaha. Ndagira ngo wowe ubwawe watuza akanwa kawe, nurangiza uganirize ibitekerezo byawe, ubibwire ngo uko byaba bimeze kose, ubwire icyo kigeragezo kiguhangayikishije, ukibwire ngo uko byaba bimeze kose menya ko Yesu ari umwami. Niba hari umuntu nawe ukwegera umubwire ngo Yesu ni umwami, umubwire ngo uko bimeze kose Yesu ni umwami, byaba byiza byaba bibi Yesu ni umwami. Haleluya, haleluya. Imana iguhe umugisha wowe ubivuze. Rero ijambo tugiye gusengeramo uyu munsi, umutwe w'ijambo nawise kubaka amarembo. Muri iki gihe iyo turebye aho isi igeze n'uko ibintu bigenda bihinduka, tubonamo itandukaniro cyane rigari tugereranyije no mu minsi yatambutse, cyane ko turi kwinjira mu bihe bya digital byinshi. Ibintu bijyanye no gusenga, kubaha Imana babivanzemo ibinezeza by'isi. Rimwe na rimwe hari ubwo uba ufite inyota yo kumva ushaka kumenya ijambo ry'ukuri ntunabashe kuribona. Niyo mpamvu rero nazanye uyu mutwe w'ijambo nawise ngo kubaka amarembo. Mwene data, nureba neza ukitegereza, urasanga ingo zubatse muri iki gihe zikeneye kubaka amarembo. Uzarebe iyo ufite urugo rukaba rwubatse ariko rudafite amarembo, umuntu uwo ari we wese arinjira. Ariko iyo ufite urugo ruriho amarembo, uwinjira n'uwo wakinguriye, uwo wakingiranye ntashobora kwinjira. Mwene data, dukeneye kubaka amarembo. Iyo turebye mu mirimo twahamagariwe mu itorero, harabura amarembo. Dukeneye kubaka amarembo. Abashumba bakeneye kubaka amarembo, abaririmbyi bakeneye kubaka amarembo, abadiyakoni bakeneye, buri muntu n'umusozi yahamagariwe dukeneye kubaka amarembo. Ababyeyi bakeneye kubaka amarembo, abamama, abapapa, abakobwa, abahungu, abana, dukeneye kubaka amarembo kuko ikibi cyarinjiye. Rero nitwe dukwiye gushyiraho amarembo kugira ngo dukumire icyo kibi, tugisohore niturangiza dukumire, kuko iyo gisohoye n'ubundi amarembo arangaye kirongera kikinjira. Imana nishimwe. Haleluya. Reka dusome muri Bibiliya Nehemiya 2:17. Nehemiya 2:17. Umutwe w'amagambo uragira uti: Nehemiya akomeza abantu ngo bubake. Mpera ko ndababwira nti ntimureba ko tumeze nabi, ko i Yerusalemu habaye amatongo n'amarembo yaho akaba yarahiye. Nimuze twubake inkike y'i Yerusalemu, tutagumya kuba igitutsi. Imana nishimwe. Iyo turebye mu byanditswe dusanga uyu mugabo Nehemiya yari umuyuda, yari umwe mu bahereza b'ibwami Ishushani. Rero aho uyu mugabo Nehemiya yari yibereye aho ibwami, amakuru aza kumugeraho, amenya amakuru atari meza rwose. Ayo makuru rero aza kumenya ko inkike z'i Yerusalemu zasenyutse, bimutera agahinda rwose. Noneho muri we ka gahinda kamutera ishyaka ryo kumva ashaka kubaka aho hantu hasenyutse. Iyo numvise amakuru y'uyu mugabo Nehemiya, numva ngize ishyaka, kandi nanone nkagira agahinda, nkibaza ntese, ndibaza nawe nkubaze se mwene data, iyo twumvise amakuru atari meza ku bantu b'Imana, ku murimo w'Imana, ku itorero ry'Imana, ese tugira agahinda kadusunikira gukora icyiza
cyangwa natwe turi mu bamwe mu baryana inzara dusekana twogeza dushyiramo umuriro. Imana idufashe cyane. Yenda reka dufate nk'urugero nk'iyo turi kureba ingo muri iki gihe cya none, ndavuga ingo abubatse, umuntu arakora ubukwe mu kwezi kumwe ukundi bakaba barashwanye, kandi si ukuvuga ngo ni abantu badakijijwe, ahubwo no mu bakijijwe nabwo birashoboka, ugasanga abantu babanye amezi 3 baratandukanye. Ese iyo ayo makuru akugezeho uyakira gute? Ese bigutera agahinda ko gusengera ingo z'abantu b'Imana ziri gusenyuka, cyangwa nawe ubona umwanya wo kubavuga no kubaseka? Mwene data, mwibuke topiki cyangwa se umutwe w'amagambo uvuze ngo dukeneye kubaka inkiki, dukeneye kubaka amarembo. Haleluya. Uwubaka hagaseka, Imana nishimwe. Reka turebe nanone, ese iyo wumvise nk'urugero amakuru atari meza ku bakozi b'Imana, bavuga butumwa, abashumba, ese ugira agahinda kuko ibyo bahamagariwe batari bikubikora, ukabasengera byibuze ngo Imana ibagarure mu nzira? Cyangwa nawe ubumwe mu bajya kubavuga no kwerekana intege nke zabo? Bene data, dukeneye kubaka amarembo. Ese iyo ubonye umuririmbyi, umuramyi adahagaze mu nzira zikwiriye, adakora ibyo gukiranuka nk'umuramyi ngo aramye Imana nk'uko bikwiriye, ese bigutera agahinda ko kuba wamusengera, ko kuba wamugira inama niba ubishoboye ngo agaruke mu nzira? Dukeneye kubaka amarembo, mwene data. Imana idufashe cyane. Ese iyo ubonye abadiyakoni badakora umurimo w'Imana nk'uko bikwiriye, harimo abo biba amaturo, ukaba wabimenya ko uwo muntu abikora, uramuhishira, ujya kumutaranga, ese uramusengera, ubigenza ute? Dukeneye kubaka amarembo. Bene data, muri aha ku musozi w'amasengesho, aha ni ahantu dusengera, ni ahantu rwose niba wumva ushaka gusenga, ukumva ufite inyota, bya bihe byo kumva ushaka kwiherera ugasenga, nguhaye ikaze kuri iyi channel. Ujye uza wumva ijambo ry'Imana, wiherere n'Imana, usenge, kandi ndagusezeranya ko uzabona ubuzima bwawe buhinduka. Ijambo ry'Imana ni ukuri, ijambo ry'Imana rirarema. Haleluya. So bene data, uyu mugabo Nehemiya, ubundi turebye umugabo Nehemiya yari yibereye ibwami, yari umwe mu bahereza b'ubwami. Mu yandi magambo, ibi bibazo byari byarabereye i Yerusalemu, ntacyo ubundi byagakwiye kuba byakamubwiye. Yari ari ibwami, inzara ntiyamugezeho, nta buretwa bwari bumuriho, yaherezaga umwami, niba arafite n'umuryango bari babayeho neza, umugore n'abana. Mbese reka tuvuge niba yaraherezaga ibwami afite n'umugore n'abana, niba nta n'abari bahari abo bavukanaga, abavandimwe biwe bari babayeho neza, nta mpamvu nimwe yari afite ukwiye kumuhangayikisha, wenda avuge ngo arahangayitse wenda kuko nyina na se yabasize aho bamerewe nabi. Ariko kubw'urukundo n'ishyaka ry'umurimo w'Imana wamugurumaniragamo, ngo agira agahinda, ngo amaze kugira agahinda k'ibyari biri kwangirika, amaze kugira agahinda k'i Yerusalemu, ngo arangije arareba aravuga ngo kandi njyewe nahawe umugisha. Uko nuko njyewe mbitekereza, ngo ubwo nahawe umugisha, shobora gufata uyu mugisha mfite nkakemuza ibibazo mbona, aka gahinda mfite kagashira, izina ry'Imana ntirigume gutukwa. Twabisomye hariya, twongeye tukanabisubiramo hano kuri 17, yavuze ngo mpera ko ndababwira ntimureba ko tumeze nabi, ko i Yerusalemu habaye amatongo n'amarembo yaho akaba yarahiye? Nimuze twubake inkike i Yerusalemu, tutagumya kuba igitutsi. Aravuga ngo nshobora gufata umugisha wanjye nkawukemuza agahinda mfite, kugira ngo ubwoko bw'Imana butaguma kuba igitutsi. Imana nishimwe. Haleluya. Yenda wowe ufite
uracyari mu mbaraga, uracyabasha gusenga. Koresha uwo mugisha Imana iguhaye, ntujye gutuka abakozi b'Imana, ntujye kubasebya, ahubwo ukoresha uwo mugisha ubonye uwukemuze ako gahinda byaguteye, ukura igitutsi ku bwoko bw'Imana, ukura igitutsi ku itorero ry'Imana. Aho niho uzabona umugisha urushijeho kwaguka. Imana nishimwe. Reka turebe noneho Nehemiya 2 uko havuga 2:2 kugeza kuri 5. 2:2 kugeza kuri 5, ubwo tubaye nk'abasubiye inyuma. Ngo umwami arambaza ati, umutwe w'amagambo aho uravuga ngo umwami yohereza Nehemiya i Yerusalemu. 2 ngo umwami arambaza ati, ni iki gitumye ugaragaza umubabaro kandi utarwaye? Ibyo ntibiterwa n'ikindi keretse umubabaro wo mu mutima. Imana ishimwe. Mbyumvise ndatinya cyane. Umwami ndamusubiza nti, umwami arakarama. Icyambuza kugaragaza umubabaro ni iki? Ko umurwa n'ahantu h'ibituro by'abasokuruza habaye amatongo, n'amarembo yaho akaba yarahiye. Umwami arambaza ati, hari icyo usaba? Nuko nsaba umwami nyir'ijuru, maze subiza umwami nti, niba umwami abikunze kandi umugaragu wawe nkakugiriraho ubuhake, unyohereze i Buyuda mu murwa urimo ibituro by'abasokuruza, mbone kuwubaka. Imana ishimwe. Haleluya. Uyu mugabo ngo yageze ubwo agira agahinda, noneho ajya no guhereza umwami. Ka gahinda kagaragaye n'inyuma. Kirazira kujya guhereza umwami urakaye. Yageze ubwo ajya guhereza umwami arakaye. Umwami aramwitegereza. Ese Nehemiya byagenze gute ko ntari nsanzwe nkumenyereye gutya, n'iki cyabaye? Nehemiya nawe aravuga ati, ntago ndiwe bice ku ruhande, ngewe mbabajwe n'umurimo w'Imana. Numvise amakuru y'iwacu ko ahantu hahoze inzu y'Imana, ko ibyahoze ari byose byagize gute, byasenyutse. Rero umwami arakarama. Ibyo nibyo byanteye agahinda, ibyo nibyo byambabaje. Umwami rero kuko yari asanzwe, ngewe nkurikije iki kiganiro uko kimeze, biragaragara ko Nehemiya yari umuhereza mwiza ibwami. Umwami yamukundaga. Noneho umwami birenga ko Nehemiya yagiye kumuhereza arakaye, bitabaho guhereza umwami urakaye. Yumva agahinda yahuye nako, aravuga ngo kuko uyu mugaragu, uko niko ntekereza, kuko uyu mugaragu ari umugaragu mwiza, ntifuza ko yaguma kumpereza ababaye, n'ikifuza ko namufasha. Haleluya. Nkiri ahangaha mwene data, nakubaza nanjye nibaza, ese iyo uri nko kwaka akazi, wari umaze igihe kinini uri mu bushomeri, ukageraho bose akubwira ati, rero kugira ngo ngewe nguhe akazi urampiye ruswa runaka, urampaye amafaranga, cyangwa se turaryamana kugira ngo aka kazi ushaka ukabone, ubyitwaramo ute? Urahagarara ugahamiriza Imana neza ati, nge ndi umukristo, nsabye aka kazi kuko ngashoboye, nibona gakwiriye murakama? Cyangwa ugendera ku nama za boss ukirwanirira kugira ngo uko kazi ukabone? Nkurikije Yeremiya we yavuze ukuri ko ibyari biri mu mutima, kuko yaravuze ngo ibyo ntibiterwa n'ikindi, ngo kereka agahinda ko mu mutima. Ese ujya ugira agahinda ko kuba umurimo w'Imana utagenda neza? Ukagira agahinda kuko abantu b'Imana batukwa, wowe ukavuga ngo kuko niba uri umukobwa bati, uyu mukobwa kuko bavuga ko atitwara neza, ngewe ndi umukristo, reka mpagararira abandi bakobwa nk'ubwambasaderi ugiye guhagarara abandi bakobwa, siniyandarike, sinigurishe, sintange izo ruswa ngo kugira ngo mbone akazi, ahubwo mpamirize Imana yanjye nayo imanuka impamirize. Haleluya. Imana nishimye. Ngo umwami arangije aramubaza ngo, mbese wowe hari icyo wansaba byibuza ku gahinda ufite kakashira? Erega uyu mwami nta cyari kimunaniye. Yashoboraga no kumubwira ati, rero we n'ibibazo byawe mvira hano, ndaza n'undi muntu umurera neza akamereza uko mbikwiriye. Ariko kuko ubuntu bw'Imana bwari bumuriho, kandi kuko yahagaze agahamiriza Imana, Imana nayo yaramanutse iramuhamiriza ku mwami, agirira igikundiro ku mwami. Umwami aramubwira ngo, niki se wansaba ngo ngufashe kugira ngo ku gahinda gashire?
Imana nishimwe. Mwene data turi ahangaha ndagira ngo umenyeshe ko iyo watinyutse ugahagarara n'ijambo ry'Imana rirabivuga ukabasha guhamiriza Imana imbere y'abantu, nayo iramanuka ikaguhamiriza. Ariko iyo washatse kwirwanirira, nayo ihunga ibyawe maze ubundi ukirwanirira. Imana nishimwe. Mbibutse ko turi kubaka amarembo, ngo Nehemiya aravuga ngo kugira ngo tutaguma kugibwaho n'igitutsi, mureke twubake. Bene data, umurimo w'Imana uraguhangayikishije. Amakuru uri kumva hanze, abakozi b'Imana bafite imico itari myiza kandi bitwa ngo ni abakozi b'Imana, ibitari kugenda neza, ingo ziri gusenyuka. Mwene data, ni igihe cyawe, ni igihe cyanjye kugira ngo twubake amarembo. Imana nishimwe. Iyo turebye rero hano kuri uyu murongo wa 5 ngo nuko gatanu ngo maze nsubiza umwami nti niba umwami abikunze kandi umugaragu wawe nkakugiriraho ubuhake, unyohereze i Buyuda mu murwa urimo ibituro bya basokuruza mbone kuwubaka. Imana nishimwe. Yewe i Buyuda ni hehe se, cyangwa i Yerusalemu ni hehe? I Yerusalemu hashobora kuba mu rugo rwawe, kuko urugo ni umugambi w'Imana kandi urugo ni umugisha. Iyo urugo rwabaye rwiza, kubona ijuru biroroha, ariko n'iyo urugo ari rubi, kubona ijuru biragora. Rero i Yerusalemu hashobora kuba mu rugo rwawe. Ni wowe rero ukwiye guhagarara ukubaka amarembo, ukaba uwa mbere uharanira ko urugo rwubakwaho kugira ngo rusenyuke. Ugasaba Imana ikaguha imbaraga zo kubasha kwihanganira uwo mubana, yarangiza ukanayisaba n'ubwenge bwo kugira ngo ubashe kurugumamo. Imana nishimwe. Uzaba uri kubaka amarembo. Twatangiye tuvuga ngo umutwe w'amagambo w'ijambo ry'uyu munsi ngo twubake amarembo. Imana nishimwe. Kuko uwo mubana nazamuka nawe ukazamuka, muzaba muriho mukuraho amarembo yarakinze urugo rwanyu. Amarembo rero namara kuvaho abantu bazinjira, hazinjiramo abagiye batandukanye. Hari rero hazinjiramo uzarugusohoramo. Imana idufashe. Niyo mpamvu dukwiye gusaba Imana ikaduha imbaraga kugira ngo twihangane, ikaduha n'ubwenge bwo kugira ngo tubashe kurugumamo urwo rugo. Reka turebe Nehemiya 2:7. Nehemiya 2:7 avuga ngo kandi nsaba umwami nti umwami niyemera bampe inzandiko zo gushyira ibisonga bye byo hakurya y'uruzi ngo bampe inzira ngere i Buyuda. Imana nishimwe. Aha Nehemiya yaratekereje aravuga ngo uko biri kose ntumye ku mwami, kandi koko umwami arankunda, ariko ibi bizwi nanjye nawe abari hanze y'ubu bwami, abari ku marembo ntago bazi ibyo ari byo. Rero nshobora gusohoka bo ku marembo bakangirira nabi nubwo nkunzwe n'umwami. Imana nishimwe. Nshobora gusohoka bo ku marembo bakanga ko nsohoka kandi umwami yari yavuze ngo nisohoke. Niko kwigira inama, abwira umwami ati mpa n'inzandiko zerekana ko hari ibyo wanyemereye. Uku rero niko niyo dusabye Imana, hari ubwo tujya dusaba, navuga nti tudasaba neza, ugasaba Imana ati Mana mpa kwihanganira uyu mugabo, Mana mpa kwihanganira uyu mugore, Mana mpa kwihanganira kuri uyu murimo. Ndavuga abarwana bari mu matorero, mu itorero, kuko bibaho mugashwana. Diakoni ngo umpe kumwihanganira ni kimwe n'ubwenge bwo kumenya kubana nawe ni ikindi. Nehemiya rero we yamenye ubwenge, aravuga ati ndanyeneye rero n'uburyo bwo gusohoka hano hantu kandi ndabuhabwa n'umwami. Namizo zandiko rero ngende nzihe abakwiye kunkingurira amarembo nisohokere, mbereke ko byemewe biturutse ibwami. Uko rero niko natwe iyo Imana tumaze kuyisaba ngo iduhe kwihangana, tubashe kwihanganira abo tubana nabo, dusaba n'ubwenge kugira ngo abo bantu tumenye uko tubana nabo. Imana ishimwe cyane. Kuko iyo wamaze kugira ubwenge bwo kumenya kubana n'uwo muntu, niba uzi ngo ararakara, Imana ikaguha ubwenge bw'uburyo ushobora kumumanaginga, bisigara ibyo akora bitakikugiraho ingaruka. Ubireba nk'ibidahari nabyo bikakubona nk'udahari. Niyo mpamvu dukeneye ubwenge bw'Imana.
Imana ishimwe. Mwene data, dukeneye gusana amarembo nk'abaririmbyi. Kuba uri umuririmbyi ukumva abandi baririmbyi bagenzi bawe batavugwa neza kandi mukora umurimo w'Imana, ukeneye ubwenge bw'Imana bw'uko uwo murimo wabasha guhagarara ugasiba icyo cyuho, bw'uburyo washobora, kuko ntabwo byoroshye kuba wagenda ugasanga umuntu ukamubwira ngo ndabona ibi bintu rero ukora bidakwiye kugenda gutya, bigende gutya, utarimo umwuka w'Imana, Imana itagushyizeho iyo feva. Rero dukeneye ubwenge bw'Imana kugira ngo n'abo bakora batukisha umurimo w'Imana tumenye uburyo dukwiye kubegera, tumenye niba dukwiye no kubegera n'igihe cyo kubegereramo. Dukeneye ubwenge bw'Imana. Niyo mpamvu navuze ntidukeneye gusana amarembo. Haleluya. Dukeneye kubaka amarembo yasenyutse tukayubaka, tukagira agahinda k'itorero ry'Imana riri kuvugwa nabi, tukagira agahinda k'itorero ry'Imana riri gutukwa. Imana ishimwe. Dukwiye kugira agahinda k'abantu b'Imana, abagabo n'abagore bari gusenya muri iki gihe. Kandi ndagira ngo mbibutse ko iyo urugo ruriho umugore n'umugabo ni bamwe mu bafatanyabikorwa bafatanya n'Imana kurema. Haleluya. Sinzi ko munyumvise neza. Ndavuze umugore n'umugabo ni bamwe mu bafatanyabikorwa bafatanya n'Imana kurema, kuko Imana itekereje umuntu ishaka kohereza mu isi imucisha muri uwo mugore n'umugabo. Rero dukeneye guhagarara ngo ayo marembo tuyasane, dukeneye guhagarara ngo ayo marembo tuyubake, yongere yubakwe, tugire agahinda, dukurweho igitutsi, kumva badakijijwe basenya n'abakijijwe bagasenya, ubundi ubitwa itandukaniro riri. Imana idufashe cyane kandi Imana itugirire neza. Haleluya, haleluya. Mwene data, ndagira ngo witegereze urebe ibintu biri kuba muri iki gihe cya none, urebe bitagenda neza. Ibyo bitagenda neza by'umurimo w'Imana bigutera agahinda ko kugira ngo ushake uburyo ki amarembo yasanwa, atari ukugira ngo ushake uburyo ahubwo nawe n'urwari rusigayeho urukuraho. Imana idufashe cyane, Imana idufashe cyane. Niba uri umugore uri kunyumva mu rugo bimeze nabi, ese umugabo araguca inyuma, umugabo ni umusinzi ntataha, saba Imana iguhe ubwenge. Urumva amarembo agirwa n'inkingi ebyiri. Nta marembo ndabona afite inkingi imwe. Amarembo agirwa n'inkingi imwe. Inkingi ya mbere iguhe kwihangana, noneho iyindi nkingi iri bufateho iri buvuze gufataho urugi ribe ubwenge, kugira ngo ujye ubasha gukinga umuryango wawe neza, kugira ngo nabo bamutwara batazaza bakagusohora mu rugo. Imana ishimwe cyane, kandi ari urwawe, kandi Imana yararuguhaye. Imana idufashe cyane. N'abagabo nuko ndi kubwira. Mwene data, dukeneye kubaka. Imana ishimwe. N'abashumba dukeneye kubaka, twe duhagarare mu cyuho, twe kugumya kureberera umurimo w'Imana utukwa, bidutera agahinda. Twe kujyaho ngo dusebanye kandi turi abakozi b'Imana, ari twe twagakwiye gushyigikirana kugira ngo umurimo w'Imana urusheho kwamamara, tuvuga ubutumwa no kugera ku mpera z'isi. Iryo ni ryo tegeko ubundi twasigaye mu isi duhawe, ngo ni ukuvuga ubutumwa kugera ku mpera z'isi, ntabwo ari ukugira ngo dutukishe izina ry'Imana. Imana nishimwe cyane. Kandi ndagira ngo umenyeshe, urumva Yeremiya aho urugendo rwe rwatangiye, batangiye badiringa n'umwami, ibibazo biramenyekana, umwami amubaza uburyo ki ikibazo cyakemuka, amusaba byose kugeza n'ubwo yamusabye n'inzandiko zimwemerera ko abari ku marembo baza kumufungurira. Ariko ndagira ngo nkumenyeshe iki kuri Yeremiya muri uru rugendo, nubwo byo byose yahawe impapuro zimwemerera gutambuka akagenda, nubwo i Yerusalemu hari harasenyutse, ntabwo byavuze ngo yaragiye arubaka ngo nta kibazo kindi kibaye. Oya, erega buriya hari abantu bari bishimiye ko i Yerusalemu hagize gute hasenyutse. Rero abo bari bagihari, rero abo ngabo ntabwo bari kubona Yeremiya ari kubaka ngo bibanezeze. Oya, abo nibo baje guteza ibibazo. Reka turebe Nehemiya 2:19 havuga ngo iki? Ariko Sanibalati w'umuhorani
na Tobiya umugaragu w'Umwamoni na Geshumu w'Umwarabu. Babyumvise baraduseka, badushinyagurira, baratugaya bati, ibyo mukora ibyo ni ibiki? Murashaka kugomera umwami? Urumva aya magambo? Ati murashaka kugomera umwami? Dukomeze kuri 20. Maze ndabasubiza nti, Imana nyir'ijuru niyo izatubashisha. Haleluya! Nicyo kizatuma twebwe abagaragu bayo duhaguruka tukubaka, ariko mwebwe nta mugabane, nta buryo, nta n'urwibutso mufite muri Yerusalemu. Imana itugirire neza. Imana nishimwe. Uyu mugabo rero aragiye, nyuma yaho yasabye uburenganzira, yabubonye n'inzandiko yabibonye, n'umwami akamubwira ati rwose icyo nsaba ndakiguha, ubufasha arabubona. Ariko ageze naho yagombaga kubakira, ahura n'abagabo ba Tobiya bamubwira amagambo y'urucantege, uri umwibone, ubundi ibyo ngibyo, mbese ugiye kugomera umwami, urabona ibyo uri gukora ari byo? Ngo ariko arabareba, arangije arababwira ati rero ndagira ngo bamenyeshe ko ibi bintu turi gukora mwebwe nta n'umugabane muzigera mubonamo, kandi Uwiteka Imana nyir'ijuru iyo yo niyo izatubashisha tukubaka bigakomera. Haleluya, haleluya. Mwene data ndagira ngo nkubwire, bwira icyo kibazo wari ufite ati ndahagurutse ngiye kubaka amarembo, kandi umwami Imana niwe uzambashisha. Yenda ni mu rugo muri mariage ntibyari bimeze neza, mu rugo ntibyari bimeze neza, yenda byari biri urugo rwari ruri hafi yo gusenyuka. Ndakubwiye ntitwasabye, navuze nti niba uri mu rugo wubatse Yerusalemu yawe ukabona ari aho mu rugo, kandi Satani yarahateye, kandi ukeneye kubaka kugira ngo utaguma kugibwaho igitutsi, wasabye uko kwihangana wakugize, wasabye n'ubwo bwenge wabigeze, ariko n'ubwo bifite ntibyabujije ibibazo kuza. Kuko nagira ngo umenyeshe, turi mu isi dufashe urugendo, dufashe igihe mu ntambara, noneho ibibazo n'ubundi byakomeje kuza. Haleluya. Ariko icyo uzabitsindisha ni iki? Ni ukujya ubibwira ngo nahawe umutima wo kwihangana, mpabwa n'ubwenge bwo kugira ngo mbashe kubaka amarembo kuri uru rugo rwanjye, nkinga kugira ngo rutinjiramo abo ntakinguriye. Rero ndagira ngo nkumenyeshe ko we wakibazo we, Uwiteka Imana nyir'ijuru niyo izambashisha nkaguma muri urwo nkarwubaka kandi nkarunezererwamo. Nturubemo rubabariyemo, rubemo runezerewemo. Haleluya. Ubwire, hari igihe utangira umurimo w'Imana uri nk'umushumba bakaguca intege, runaka se ko yatangiye ntibyamunaniye, runaka se ko byagenze gutya. Bwira ayo magambo n'ayo majwi yabwira uti njye mpagaze mu cyo Imana ishakamo, nayo izamanuka inshyigikire, kandi ibyo niyo yonyine izabishoboza. Haleluya. Imana ishimwe. Uko niko turwanya intambara z'umwuka kandi tuganisha. Uyu mugabo arabareba, arabitegereza, arababwira ngo ndagira ngo mbamenyeshe ko si amaboko yanjye si nayo umwami azabikora, ahubwo Uwiteka Imana nyir'ijuru iyo yo niyo izatuma twubaka bigakunda. Haleluya. Nanjye rero turimo turagana ku musozo ngo dusenge. Ndagira ngo ubwire ikibazo wari ufite uko cyaba kimeze kose, ahari se n'uburwayi, ahari se n'ibyo ubona mu nzu y'Imana bitagenda neza, ahari se ni ubushomeri, ahari se ni urabona nyine ibyo ushaka nturabigeraho, urumva muri wowe utameze neza. Ndagira ngo nk'uko twatangiye mbabwira, Yesu ni umwami. Wige kujya uganiriza umutima wawe n'ibitekerezo byawe, bibwire ngo Yesu ni umwami. Umwami yari umwami, ni ukuvuga ngo nta kintu na kimwe kiba kiri hejuru. Ibintu byose yaba ari abakomeye banaboroheje baba bari munsi y'ubutegetsi bw'umwami. Rero niwiga kubwira ibitekerezo n'umutima wawe ati Yesu ni umwami, cya kibazo nikijya kizamuka kizajya kibuka ko Yesu ari umwami kijye munsi. Haleluya. Rero ndagira ngo nkubwire, nitugira ishyaka tukagira n'inyota byo gukiranuka, ari wo murimo w'Imana nababwiye, tugaharanira ko twubaka amarembo, itorero, umurimo w'Imana ntugibweho n'igitutsi, Yesu azaza mu byawe, kandi niwe uzakubashisha, ntabwo uzakorwa n'isoni. Imana nishimwe. Bene data, mureke duhindure imyitwarire. Nitubona abandi batuka umurimo w'Imana ngo natwe tubajye inyuma, oya. Ni igihe cyo kugira ngo tugorore ibitagororotse, ni igihe cyo kugira ngo
abagendera mu nzira mbi tubereke ko ari mbi, n'abagendera mu nzira nziza tubereke ko ari nziza. Ni igihe cyo, kuko turi mu gihe cya nyuma. Uyu munsi uzi ko uriho ariko ejo ntabwo ubizi. Ibyo wapanga byose, ubwenge bwose waba ufite, Imana nyir'ijuru yonyine niyo igena ngo runaka ejo azaba ahari, runaka ejo ntazaba ahari. Rero uyu munsi niho hawe, hindura ibitekerezo byawe n'imyumvire yawe, uharanire kugira agahinda k'inzu y'Imana iri gutukwa. Nibwo n'Imana izaza mu byawe ikakubashisha, nibwo n'Imana izaza mu rugo rwawe ikakubashisha, nibwo n'Imana izaza mu bana bawe ikakubashisha, kuko waharaniye gukinga, kuko waharaniye kubaka amarembo. Imana nishimye. Reka dusenge Imana kandi nsabira umugisha umuntu wese wabanye natwe kuri uyu musozi, kuri Rhodes Mountain Prayer 7. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha, n'ubundi muzagaruke. Niwumva ushaka kumva ijambo, kumva ushaka kwihererana n'Imana ugasenga, kumva ushaka kongera kubaka ubusabane bwawe n'Imana, ikaza aha hantu dusenge, duhamagara Imana, kandi tuzi ko tuzagenda tubona ubuhamya bw'imirimo n'ibitangaza Imana yagiye ikora mu buzima bwacu. Mbasabiye umugisha rero ku bantu bose twabanye. Imana nyir'ijuru bampere umugisha mwinshi utagabanyije, kandi umuntu wese wageze aha hantu aremerewe, yumva atameze neza, yumva ubuzima hahandi ureba ubuzima ukabona wabuburiye icyizere, ndagusabira Imana iyo nkorera ngo yitamurure mu byawe, ikuzanire umunezero n'amahoro, ikubakire we wari ugiye gusenya, ikuha umugisha wowe amashuri byananiye, iguha ubwenge, uwabuze akazi imuha akazi, yewe mushumba wari utangiye wumva unaniwe ikwambika imbaraga kugira ngo ukomeze umurimo w'Imana. Mureke dusenge. Uwiteka nyir'ijuru ndagushimye, ngushimiye kubw'ijambo ryawe nyaguhora ku ngoma. Data, duciye bugufi rwose, turatsinzwe mu mitima yacu. Ni kenshi twagiye tubona umurimo w'Imana utukwa, natwe tugahagarara tukarebera, cyangwa se tukaba bamwe mu batiza imirindi, ariko duciye bugufi utubabarire. Ntabwo twigize tugira ishyaka, nta nubwo twigize tugira agahinda kuko umurimo w'Imana utari kugenda neza, kuko umurimo w'Imana uri gusenyuka, cyangwa se izina ry'Imana riri gutukwa. Tugusabye imbabazi kuko uri Imana iciye ku ntebe y'imbabazi. Ubabarire uyu mwene data, ubabarire uyu mugabo, umugore, umwana uri ahantu, umukecuru uri ahantu, umubabarire nyaguhora ku ngoma. Dufashe umwanzuro rero guhera uyu munsi ko tugiye kubaka amarembo ahari yarasenyutse. Mana, twambika imbaraga, uduhe n'ihishurirwa rivuye mu ijuru, kugira ngo tumenye aho dukwiye kubaka n'igihe cyo kubakira, n'ibyo dukwiye kubaka nyaguhora ku ngoma. Uwiteka Imana, wongere kubaka ingo ziri gusenyuka muri iki gihe cya none. Sabiye ukwihangana hagati y'abashakanye, sabiye ubwenge hagati y'abashakanye, mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka Imana ishobora byose, nyaguhora ku ngoma, wera wa Isiraheli, nutange amahoro mu ngo, nutange ubwenge mu ngo, mu izina rya Yesu Kristo. Wongere uhazane urukundo n'amahoro bitangwa nawe Mwami Imana. Reka mu murimo wawe abo wahamagaye kuyobora, gushumba intama, Uwiteka wongere ubahagarike ku rufatiro. Mana, wongere ubahagarika hakwiriye, ubuzuza umwuka wawe wera, ababera umuyobozi nyaguhora ku ngoma. Reba rero n'abarwayi turabasengeye, Mana, ngo barambureho ikiganza cyawe gikiza, kugira ngo bongere kuba bazima Mwami, kugira ngo bongere guhagarara nabo basane amarembo. Urakoze rero kugize neza, urakoze kuduhaye imbaraga, urakoze ngo uduhagurukije kugira ngo twongere kubaka amarembo. Icyubahiro no gukomera nibukugarukire ubu n'iteka ryose. Amina. Ciao ciao.